Ikaze nanone rero mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere, karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים לראות היום, tugiye kureba Burkina Faso, uko Amerika, Uburayi, abazungu bose nta mahitamo bafite, bakica Traoré batamwica nta mahitamo bafite. Mbanje kubasuzera mu izina ry'Imana, Imana ishobora byose, Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bakunda kwita Kristo. Icyo tugiye kureba uyu munsi rero, tugiye kuganira kuri Burkina Faso, uko yaba abazungu, yaba za Amerika, Ubufaransa, ibihugu byose, abagambana bose nta mahitamo namwe bafite, bamwica batamwica byose ntacyo bivuze, kuko tugiye kureba uko abaturage bamaze kwishyira hamwe, ahubwo nibakora ikosa bakamwica byose bazabikozeho. Nkaba mbanje kubashimira rero akomeje kwiyandikisha muri benshi cyane, subscribe, kandaho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, maze abantu bakanguke. Reka turebe rero ukuntu abazungu ibyo bakora byose bibeshya, kuko ibuye ryagaragaye ntirirukisha isuka hari kera. Mbanje kubasuzana none rero ku mpande enye z'isi aho muri hose, abari mu Rwanda cyane cyane mukunda kunyandikira muri benshi, ndabasuje. Abari muri za Amerika, abari za Canada, abari mu Burayi, cyane cyane n'abari muri za Afurika aho ngaho, aho muri hose, abari i Copenhagen yaha ige Gremtia hise fra Canada visis Sinat, ndabashuje cyane, mbahaye ndamutse wa Canada, kandi nahavuba tuzahura. Turebe rero, sinzi niba nabyita amahirwe cyangwa niba nabyita impano, niba nabyita ubuhanuzi, niba nabyita iki. Hashize imyaka nk'itatu ine mbwiye abantu ko udashobora kugereranya Sankara na Mandela. Nabwiye abantu ko udashobora kugereranya Sankara na Mandela, ko Sankara aruta Mandela kure ntibabyumva. Ariko ubu ngubu ndabona batengiye kubyumva, kuko Sankara yashyize abantu hamwe, nubwo bamwivuganye yashyize abantu hamwe, ariko Mandela uyu munsi muri Afurika y'Epfo bamwita ngo ni umugambanyi, ngo yarabagambaniye. Byagenze gute? Nuko abazungu nyine agifunze aharanira kubohoza Afurika y'Epfo byari okay, byari sawa, ariko abazungu bagize baramwifatira bamushyira mu biganza bye. Uko byarangiye mwarabibonye, baramubeshye rero. Amaze no gupfa babonye ko abantu bose bahuriye baza kumushyingura, bigaragara ko nyine batumye bari abazungu bagumana ibikingi, abirabura bo muri Afurika y'Epfo bose bagumana ubukene na za sida n'ibindi byinshi cyane. Uyu munsi bakamwirira bavuga bati ni umugambanyi yaratugambaniye. Sankara ku rundi ruhande rero, urabona imbuto yabibye, imbuto yeze, urabona ko nta hantu na hamwe ushobora kubagereranya. Sankara na Mandela ntibishoboka. Uriya muhungu rero Traoré, nabivuze ataranaza, akaba ari igihugu cy'abantu koko bafite umutima ukunda igihugu cyabo, un pays des hommes intègres nk'uko bacyita, ibihugu byose bya Afurika bigomba kureberaho. Kuki uyu munsi rero tugiye kuganira kuri Burkina Faso? Nuko tuzi neza ko abazungu bafite umugambi wo kwivugana Traoré, ariko tuvuge wenda baramutse bamwivuganye bazabikozeho, kuko ububyutse yashyize muri Afurika, cyane cyane muri Burkina Faso na kariya karere, isi yose noneho Afurika yose izahita ibyuka, ibiraremo, ibirukane, icukubiri nabo byanze bikunze. Batanamwishe rero arakomeza akazamuka, urabona ko ntawe uzamuhagarika. Ni ukuvuga ngo nta mahitamo bafite. Niyo mpamvu nashyizeho ngo kuri iyo video ngo nta mahitamo na make bafite. Dusubire rero kuri abantu bagiye bagerageza gushaka kuzamura Afurika nk'aba Kadafi. Kadafi nabwiraga abantu ntibishoboka. Kubera iki? Nuko ibintu byinshi inyuma abantu batabona, na bya bintu babwira yuko bariya barabu baje muri Afurika muri 600 bakaba nta nyungu z'umwirabura n'umwe bafite, kuko no mu bihugu aho bari hanze na hari iwabo bavuga ko atari abanyafurika. Biyita abanyafurika iyo babonye bari mu nyungu zimwe n'abirabura, abazungu barembeje, bari kubarwanya cyangwa se babakorera irondaruhu nabo,
nibwo batangira kuvuga ngo nuko natwe turi abanyafurika n'ibyo byose, ariko iyo bari ku munyafurika n'umunyafurika ntabwo bemera ko ari abanyafurika. Kadafi rero impamvu atashoboraga kunga Afurika ni ukubera iki? Nuko yashaka abantu bose bagomba kuba abayisilamu, kandi tuzi ko bari abayisilamu bariza muri 600 bica abantu kugira ngo bahindure idini. Urumva ko Imana nayo ntabwo ari kubyemera. Ari nayo mpamvu na Traoré bambwiye ngo afata imisigiti ibihumbi n'ibihumbi ashyira muri Burkina Faso aranga, nubwo yaba bavuga ngo ni umusilamu. Ubu rero igihe turimo abantu bose bagiye kuza mu ububyutse bw'Imana, noneho itwereke inzira imwe agaciyemo. Hari abantu maze iminsi mbona bakora ibyegeranyo, wenda baba babonye amakuru namwe bagakora ibintu nk'ibyo ku madini, ibyo maze nkoraho iminsi bakabisubiramo cyangwa bakora ibindi biganiro, mbona bashaka guhakana ko Imana itabaho. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umupfapfa niwe uvuga ngo Imana ntibaho. Twebwe twemera ko Imana ibaho, twemera ko ijambo ry'Imana riri hano, nubwo bari gusubira bakavanamo ibintu byinshi cyane, twemera ko ari ijambo ry'Imana ariko ababisha bagusohoye. Uwo muntu rero cyangwa abantu bakora ibyegeranyo bagashaka kugendera ku bintu by'insengero ziri gufungwa mu Rwanda, noneho bakavuga bati abantu bari kogeza bakavuga bati nta Mana ibaho, cyangwa bakajijinganya Imana. Ndakubwiye icyo cyigishwa kirebe ko umupfapfa aravuga ngo nta Mana ibaho kandi azabona ibintu bikomeye cyane. Dukomeze rero, Imana iriho, uwabonye ukuboko kw'Imana agakumenya niwo wabikwemeza. Utarayibona rero ujya mu byegeranyo gusa uvuga ngo nta Mana ibaho, kwera ugiye aho ibintu bijya. Be careful. Rero iyi Burkina Faso ni ikihe kintu igiye gukorera Afurika? Yewe nagize amahirwe yo kumenya kiriya gihugu nkiri muto. Natangiye gusoma ibitabo byo muri Burkina Faso mfite nk'imyaka 16 17, ndabisoma neza, nsoma igitabo cya Sankara ndacyumva neza, mbona ukuntu yicishaga bugufi, yafataga imishahara akayigabanya abakozi bato, amamodoka ba ministre yarakomeye, amamodoka ahenze bagura mu Bufaransa yose ayabavanaho, abatwa tumodoka twa Renault two bitaga ni Renault duto cyane, nawe niko yagendagamo, akagenda ku igare akitanga hirya no hino. Mwibukira kumbwirwa ruhame yavuze umuryango w'abibumbye, abaperezida bandi b'inkoma amashyi, baba marionette bakamuseka, ariko ntabwo bari bazi ko ari marabiba ba Traoré. Rero nakubwira nti Afurika iramutse igize Imana byibuze ikagira nka Traoré 7, yahita ibohoka kuko umuntu ukunda igihugu cye n'umutima we wose n'ubwenge bwe bwose n'imbaraga zose nka Traoré muri Afurika ntawe. Ubibonera he? Nuko igihugu kiba kiri kuri kode imwe y'urukundo n'ubushake bwo gushyira hamwe. Ibaze nka Burkina Faso uko imeze ubu, iramutse ikize byibuze nk'inshuro enye, igakira uko imeze ubu bikikuba nk'inshuro enye, ntawayihagarika. Imana hari ukuntu ikurema igakurinda ibintu nk'iby'amashyari. Haragiye mbwira Imana nkavuga nti buriya umuntu agize nk'ishyari ryo kuba nka Traoré ntabwo yabakosheje. Iryo ni ry'ishyari ushobora kumva wifuje, ukavuga uti Afurika mu buriki. Imyaka 5 nabwiye abantu ko udashobora kugereranya Sankara na Mandela. Aba ntabwo babyumvaga, ariko uyu munsi ndibaza ubyumva wese niyandike muti ndabyumva, utabyumva nambwira ati ntabyumva, kuko warareba ukareba uti Sankara ibintu yakoreye abaturage be, kwitanga, akavuga ati ngiye ninshaka amate n'ubuzima ariko abaturage babeho neza. Abo bantu mu isi muri Afurika nakubwiye ibihugu byose wazenguruka ntabwo washobora kubabona. Umuntu ushobora kuvuga uti mere neza numva rukomeze neza ari uko umuturage Rwanda rwa Giseseka rufite icyo kurya, mere neza ari uko numva abana bagiye ku ishuri, mere neza ari uko numva ibintu byose bihari. Ariko ngewe niyo nabona duke nkakorera duke, uwo muntu wamuvana he? Niyo mpamvu Imana itamaza abanyafurika bose bigira ibihangange, ikazana nk'umwana nka Traoré agakora ibintu isi yose igatangara. Nta kindi ni Imana ibikorera, kuko Imana ibireba. Imana ni abantu byose
naho ibyo abazungu bari kuvuga umugambi wose barimo barabatahuye yaba abanyamerika. Kandi ni nabyo ubundi bigiye gutuma nkora kuri iyi video kugira ngo nyivugeho, nuko iyi ni imbarutso ya bwa buhanuzi bubiri njya nkunda kubabwira. Wibuke ko mbabwira ko hari abari muri Amerika ari bo Bayuda bari abirabura muri Amerika n'ubwoko 10 bwaburi muri Afurika, hagiye kuba ubwo bubyutse rero. Impamvu abantu benshi barangari kuvuga ngo uriya mujenerali wa Amerika ngo bahaye misiyo yo kwica Traoré ngiri gupangira muri za Côte d'Ivoire, hakazamo n'ibindi ntavugira ahangaha ahantu biri kunyura hirya no hino. Tuzi ko Traoré bizi aho banyura, imivuno yose arayizi. Kuki Amerika yahagurutse? Ntabwo nari nabitekerejeho cyane, ni ibintu binjemo mu kanya nanjye ndabitekereza numva bifite ishingiro. Amerika wibuka ko ifite Yuda, kandi Yuda ntabwo ishobora kuzahaguruka yonyine nubwo ari izabaza kumenyekana abantu bose bakamenya ku isi, ariko ikibazo kiri hehe cyane cyane muri Afurika, kuko niho bwa bwoko 10 buryamye. Kandi noneho urabona ko Traoré nakomeza kuzamuka n'abandi bakazamuka, n'utundi duhugu turi kugenda tuzamuka, numva ngo n'abadamu bari muri Amerika, muri Afurika y'Amajyepfo naho batangiye kuzamuka bari kwipakura abazungu. N'ikindi gihugu kizaza, n'ikindi kize, n'ibindi bihugu bize bahita bipakura. Noneho babirabura Amerika n'abirabura Afurika baze hamwe. Urumva niyo mpamvu Amerika iri guhaguruka bya hatari, abantu bamenye ibyari byo, ahubwo bakavuga bati ngo kugira ngo France ikomeze isahure. Kumbi Amerika irashaka ko bwa bubyutse bwa Afurika butagaragarira buri muntu wese, noneho ngo abantu bamenye ko ni bwa bwoko 10 bavuga bwabuze, bwari bwarabuze. Sinzi ko mumaze iminsi mureba videos training ahantu hirya bavuga ngo abajinja, bari abajinja nabo bavuze ngo nabirabura, abandi bakavuga bati ngo nibo bavuye kuri Esau bavuganye na Yakobo, ko bigaragara ko Esau bavuga ko ariwe waje mbere asa n'umutuku, none bari abantu n'umutuku. Kandi kuki bari kuzuye umunsi nta n'uwari uzi ko babayeho, nta wari uzi ko abazungu nabo babasuzugura, bakaba baje umunsi bakaba bari kuvuga bati birabura turabashimye kuba mutwakira mu muryango wanyu. Ariko ikibazo bazatera nuko nabo bazagera aho ngaho bakavuga bati twaravukanye nuko twikurira ngo turabirabura, ariko nyine nibageramo neza bakabona kugeramo neza bazisobanukirwa bari bo bamenye ko wenda bakomotse kuri Esau, ariko bazatangira kugira ya makuba ameze gute, ya makuba bazahuza na Yakobo, ko Yakobo nawe azavuga ati ndimo ndashaka igihugu cyanjye. Wibuka ko abirabura muri Amerika bazashaka gusohoka, nawe birabura bari muri Afurika noneho nabo bagende bipakura abazungu, bashake kuza hamwe noneho bibuke bose kari bo bwa bwoko bw'Imana bwabuze. Niho turi kugenda twegera rero biriya bintu bya Traoré abantu batabibona biri mu buhanuzi. Ni ukuvuga ngo ni agiye kuba imbarutso yuko Abanyafurika bose bagiye kwipakura abazungu, noneho nyuma niyo mara kwipakura neza nta mizigo y'iyozabwonko, imyenda, kubiba, kubasahura, ngaho ibyo byose bakoresha nimara kujya ku ruhande, ibaza umunyafurika uzaba utagifite iyo mizigo yose abazungu bamupakiye. Atekereza neza noneho. Urugero ruto wafata ni ukureba ukuntu muri Burkina Faso uyu munsi batekereza, ukuntu bameze. Ibaze noneho Afurika yose nitangira gutekereza gutyo, bizaba birangiye. Bantu rero najyaga mbwira ngo ntiwagereranya Mandela na Sankara, ngira ngo ubu mutangiye kubibona. Tuvuga ibintu mugaseka, ariko bifangiye ibintu tuvuga bifata imyaka 5-10 nibwo utangira kubibona in effect. Naribabwiye kenshi, ntabwo nagisubira muri bya bitabo nanditse bigafata imyaka 10 n'ingahe bikaba. Ibya Sankara nabyo narabyanditse, byanditse nabikwereka bishatse. Ngereranya Sankara na Mandela, nkabwira abantu uti Sankara ntushobora kumugereranya na Mandela. None dore uyu munsi ngaba bagereranye, umubwire Afurika y'Epfo uko ibayeho, legacy ya Mandela iri hehe, legacy ya Thomas Sankara iri hehe, bigereranye niba ubona binagereranwa mbwira. Ngayo nguko rero ibyo bashaka gukora byose nta mahitamo bafite, nta mahitamo namwe. Uramwica Afurika yose itizamuka, kuko urabona Traoré muri Afurika yose amaze kuba nk'icyitegererezo cyo kwibohora za matsibihugu abazungu. Biri mu mitwe y'abantu, bira training hirya no hino. Abantu bari muri Israel birwo banyandikira umunsi banyereka, abari muri Amerika baranyandikira banyereka Traoré. No kuvuga ngo hari ikintu kiri kuba Imana iri gukora. Kuko nimba ubona abantu bari muri Amerika bari Abayuda, ukabona bari muri Israel nabo Abayuda bagiye mu 38
hari umuntu nzazana hano akababwira ukuntu bo bagiye muri Israel mu 1968 nibwo bamenye ko ari ubwoko bw'Imana. Twe tutangiye kumenya imyaka 3 ishize, hari n'abakibihakana. Muri 1968 barifashe bose bava muri Amerika bajya gutura hariya Dimona muri Israel. Niho barahari bameze nka community. Amakuru yabo umuntu uhari umwe n'umwe tujye dukunda kuvugana niwe nzazana akabibasobanurira, akababwira uko bimeze, akazajya hano akababwira ibyo bintu byose byo babeshye byose ni ibintu bishimisha. Nzi ko zashimisha benshi. Nzamuzana, nzagerageza muzane abanza bibwire, ajya abaha amakuru, ababwire gahunda bafite kugira ngo wongere wibukuri we, kugira ngo uvane imiryoza bwonko bagukoreye. Twebwe turabibabwira ko mubona wenda natwe tubazarwana cyangwa turi abanyafurika mugaseka, ariko ngenzi nzazana umuntu bafashe icyemezo cyo gusiga ibintu byose muri Amerika muri 68 twese tutari twavuga, bagenda hariya muri Israel. Amakuru yabo iyo yakubwiye uravuga ati no abangabo babimenye iki. Twe tutangiye kubimenya ejo bundi, hashize imyaka myinshi ni15, ariko burumva imyaka bamaze, bagiye kuza imyaka hafi za 60 n'ingaya bazi yuko ari ubwoko bw'Imana. Na mbere yaho mbere kumva mbese isabukuru ya Israel iri kwizihiza imyaka 77, nabo bafitemo nk'imyaka 70 ikabakaba bazi ko ari ubwoko bw'Imana, ari ubwoko bw'Imana. Jean umuntu aramubajije se abo bantu bari aho ngaho muri Israel bazi ko ari mwebwe ubwoko bw'Imana ahubwo batari ubwoko bw'Imana? Yarasetse arambwira ngo barabizi, birirwa nyine babiganira nabo kuko nta kundi byagenda, barabana ariko bazi ko isezerano ko rimeze bari abantu bazahava ku bufindo. Naho ubundi rero ibyo bashaka gukora ngo bari Traore cyangwa se ngo barongera gufatira ibyemezo za Afurika, ntibishoboka. Iteka buri gihe Imana mu buhanuzi muri Bibiliya uko bigenza ishyiraho umuntu witambika ababisha. Tufata urugero cyane dukunda gukoresha n'urwa Perse Cyrus Kuro, umwami Kuro, ubwo yadesidaga gufata abantu bari barahungiye hariya i Babuloni, amaze kuhafata abasubiza iwabo. N'uyu munsi rero urabona ko Uburusiya nabwo buri kwitambika abazungu, ariyo mpamvu babwanga cyane, ariyo mpamvu aba bantu badashaka umuntu umukanguka kugira ngo bwa buhanuzi busohoze. Wibuke mu kanya turi gukore ku buhanuzi bwa Israel na Palestina, ubuhanuzi bafite uko bumeze, noneho baba munyotewe bwa buhanuzi nyabwo bw'Imana, nabwo nzabategurira mbuzane no tubusangire. Ariko icyo nakubwira cyo igihe kiri kwihuta kirageze. Afrika igiye gusubirana ubutware byanze bikunze, n'ibintu badashobora guhagarika, ntibishoboka. Bazagerageza, bafite amayeri ahambaye kuko ibintu bari gutegura bashyize hanze bagategura. Niyo mpamvu mujya kubona mukabona umupapa aragiye nka kure ntimumenye uko bigenze. Nakubwiye ko ibyo bintu ntashobora kubyinjiramo ngo mbivuge hano, mukabona ibiri kuba hirya no hino. Cyakora icyo nakubwiye gusa, nimba wumva warumvise agahindura umupapa yapfanye, mbere yahita bikubwira byinshi cyane, nimba ntiruwenge muri byinshi. Ariko icyo nzi cyo abantu benshi bamaze kumenya ko niko bigenda nyine. Iyo Satani afite gahunda ye ashaka kugeraho, arakukoresha, amara kugukoresha ubundi agakomezanya n'abandi. Nibwo wumva bya Biden nabyo ko bigenze, buriya nabwo uzajya kubona urebe bya Biden, buriya nabyo ni gahunda nayo bafitiye kugira ngo muzajye kumva mwumve tudore ukuntu bimeze, ariko ari kugira ngo wenda barangaza abantu, cyangwa se ibyo yemeje nimba yabyemeje wenda bikaba bitajya mu ngiro akiriho, uwo muntu agomba kubanza akavaho, noneho bakazana undi, noneho bikibagirana bagakomeza gahunda. Niko bakora. Umaze kubamenya urabasobanukirwa neza. Tuzaganira rero ku buhanuzi bwa Israel na Palestina, ukuntu bari kujya impaka niyo bagomba kuba ibihugu bibiri byigenga. Israel ikavuga ati no ntibishoboka, abandi bakavuga bati bizagenda gutya na gutya, kugira ngo tuzemere ku bihugu bibiri nuko muzaduha iki gice n'iki gice. Noneho bagakoresha ubuhanuzi bwabo bihimbiye, kuko niba atari ubwoko bw'Imana nyabwoko bw'Imana buri muri Israel, akaba ari bari hariya, nuko nk'amasezerano bazagenda na Palestina nayo atari ubwoko bw'Imana. Buriya hari ubwoko bw'Imana, Abedouin, harimo Abedouin hari nabo babirabura basa naho nabo bahahoze ari ubwoko babasigarira ku bwoko bw'Imana bwagiye butatana muri 70. Abaroma bamaze kubasenya, Bedouin n'abandi bose bagiye batatanira hirya no hino, nibo bazagaruka noneho bwa buhanuzi nyabahanuzi bugakurikizwa.
bizagenda gute? Iyo ubitekereje nanjye bagenda bitekereza mu birandenze, kuko bari abantu barera muri kiriya gihugu barashaka kukiga abanyapalestina, bari bavuga ngo ni twebwe igihugu. Noneho watekereza ukavuga uti barabireba muri Amerika bazahava gute? Ubwoko 10 muri Afurika buzabyuka gute? Bari abeduni bahari bizagenda gute? Urumva ko n'urusobe nanjye ubwanjye iyo mbitekereje ubwenge bwanjye sinzi kubyumva. Icyo twakumva cyo ni kimwe, bari abantu bari muri Israel, nongera mbigusubiremo 100%, 1000%, ntago ari mu bwoko bw'Imana. Nanabaye mbi confirminze none mbyemeje none n'umuntu nzaza nakajya babwira ibyo, ndamubaza se nibyo koko muri Israel ntago byemewe ko mukora DNA, test ya DNA? Ngo no, ntibishoboka, it's against the law, binyuranyije n'amategeko. Baramutse banagufashe ngo ayikoresheje bakumirana nabi cyane. Kubera iki? Bakoresheje DNA bihita bigaragara ko bava muri turiya dugu tw'Uburayi hariya hafi y'Uburusiya, niho bakomotse, niyo za Kaza nkuko nabikubwiye. Niyo mpamvu badashobora gukoresha DNA, bakoresha DNA bagahita babona ko atari bene igihugu nyine, ko atari Abayisiraheli nyine. Ahubwo sinzi ukuntu twari twarabyibagiwe. Niyo mpamvu rero Afurika bayiriho ku bwinshi kugira ngo barebe uko bayifatira, ariko ntibishoboka. Ari nayo mpamvu na Traore bamushakira hirya no hino, hasi kubura hejuru, kuko baravuga bati bino bintu bigiye kumenyekana. Kandi urabona nyine ukuntu Imana ikora. Abanyafurika benshi bashobora kuba bishimye bavuga bati ngo Traore niwe muntu wacu ukomeye, ariko batazi ko ibiri munsi ye ari ubuhanuzi ubuzahita bufunguka, none umuntu wese agahita abona kumbi turi ubwoko bw'Imana. Niho ruzinge rero, kandi niho bizaturikira. Niyo mpamvu ubona bari kumuhiga hasi kubura hejuru kugira ngo adakangura n'abandi. Urumva ko niba bamara gukanguka, abirabura bose bamaze gukanguka, bizaba birangiye nyine. Ubwo noneho tuzabavanaho ijambo, tubavanaho ubutunzi barafite bazaga kwiba ku buntu, ahubwo bwa buhanuzi nibwo bino bihugu by'Uburayi bizakena bigwe hasi. Ngaho ibaze Ubufaransa, ibyo bihugu byose bidafite Afurika, ibaze za Roma zidafite ijambo ry'Imana, uko bizagenda. Niyo yamakuba rero y'iminsi ya nyuma, ubwoko nyabwoko bw'Imana bumara kugaragara, nibwo noneho bazagira umujinya. Urabyumva uko byagenze 94 burya mu Rwanda. Niyo mpamvu mvuga nti aho ureba aho ngaho kuri channel haranditse ngo The Heaven Test in Rwanda. 1994 bari bafite ibyo bari trying, nubwo nyine bakoresheje Abanyarwanda ko bakora, nyine bakoresha abantu bo hanze bakicana bakamarana, gahunda zabo zigakomeza na n'ubu. Mpamvu nakubwiye n'ibira bintu by'94 mu Rwanda n'iminsi ya nyuma birahura 100%. Ubwo byanditse igitabo cy'amapaje arenga 600. Nakubwira ni rero komeza ukurikira ubuhanuzi, ureba aho bijya, ubirebere mu ndorerwamo y'ubuhanuzi, atari kubireba mu ndorerwamo y'ubufana. Noneho ureba aho bikurikira bigana. Icyo nzi cyo nuko kwibohora kwa Afurika kurakomanga, kandi nitumenye ukuri kuzatubatura. Wibuke ukuri kubohora imbohe. Nasoza ngira nanone rero ndabashimira bakomeje kwiyandikisha subscribe. Ndabona ko munyote ukuri koko, abantu baranyandikira hirya no hino, nanjye nkora uko nshoboye, ndagerageza nkabasubiza uko nshoboye, ariko koko bingaragariza ko munyote ukuri, mukunze ukuri. Hari abo mbona n'amavideo mwe ya kera batangiye kuyasubiza bakayandika, murebe video izo nakoze kera, biba byo mushaka, wenda muba mufite ibibazo hahita nsubiza uwo munsi cyangwa uwo mwanya, mujye muri video za kera wandikemo, umbwire, wenda wandike nk'icyo ushaka kubaza, urebe niba hari video yacyo. Niba ubona nta video yacyo, unyandikire comment, ndayisubiza. Ntagira ni rero nta mahitamo bafite, nta mahitamo bafite. Uzi hantu ubu udafite amahitamo, wagikora utagikora icyo kintu, byanze bikunze ntushobora kugihagarika. Bakwica Traore batamwica, ntabwo bashobora guhagarika ububyutse bwa Afurika. Ntibishoboka. Uramwica ubyutse Afurika yose, ntabwo umwica Afurika yose irakomeza ibandanya. Ni ukuvuga ngo nta mahitamo. Niyo mpamvu ubona nashyizeho ngaho ngo nta mahitamo. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, todahaba, tov meyo.